Gahunda zitandukanye zo guteza imbere ubworozi zatumye umukamo wiyongera, biba ngombwa ko hubakwa amakusanyirizo y'amata hirya no hino mu gihugu. Ayo makusanyirizo aba agomba kuba yujuje ibyangombwa byo gutunganya amata, bigatuma agera ku bakiriya agifite ubuziranenge. BDF yasanze ari ngombwa ko yagira icyo ikora mu guteza imbere abakiri muri iki cyiciro cyo gutunganya amata ku bufatanye n'umushinga RDDP wo muri Minagri. Reka dufatire urugero rwo mu karere ka Nyagatare. Bageze kure kubera BDF. BDF ni ikigega ariko umuterankunga ni IFAD ariko binyuze muri Minagri. Tukaba tumaze gufasha aborozi ndetse n'amakoperative bigera muri 725 bari mu bworozi bw'inka. Koperative Nyagatare Dairy Marketing Cooperative yatuganye ifite igitekerezo cyo gukora value addition cyangwa bashaka kongerera amata agaciro ariko badafite aho bahera. Igitekerezo bari bagifite bumva bakora yawiriti bagakora ikivuguto mu buryo bashakaga kukigeza ku isoko ariko badafite ibikoresho bihagije. Twabahayemo cold room, iyo barayikoresha mu gukonjesha amata na cyane iyo bamaze kuyakora. Tubahamo chillers nazo bakoresha, ibi ni ibikoresho bakoresha mu mata. Sealing cups, izi ni amamashini asiringa amata, turiya tudomoro ba packing amata. Tubaha imodoka imwe ifite fridge bakoresha iyo bagiye gucuruza. Tubafasha no kubona generator bakoresha kugira ngo uruganda ruhore rufite umuriro uhoraho in case usanzwe ubuze. Uruhare rwabo bashoboye kurwishura na RDDP yishura uruhare rwayo yari yabemereye nk'inkunga. Ubu umushinga umeze neza, urimo kugenda imbere nta kibazo. Aborozi bo mu karere ka Nyagatare babonye inkunga ku bufatanye bwa BDF na RDDP, byabavanye hasi cyane bari ubu bafite uruganda rutunganya amata. Kuva 2018 ubwo nabaga umuyobozi, twari dusigaye hano kuri koperative hari nk'abantu nka 30. Twari dusigaye tugezaho tubona litiro nka 1500 maximum. Mu zuba ryinshi twarafungaga. Nubwo twafashe imashini yari miliyoni 9, ayo makani yari 900, sinibuka byose hamwe byari miliyoni 18. Uruhare rwacu rwari zo miliyoni 9. Tubona makani, tubona pasteurizing machine, tubona na water tanks. Ibyo byose bigomba kuba bifite ahantu hagaragara neza, hagaterekwa imashini neza. Kuko twashatse muri ibyo byose utwubakira arubaka kora ibi byose, amamashini atangira kuza, generator zo nakubwiye, dufite imodoka ebyiri zitwara ibintu bikonje, refrigerated cars nibyo. Ubu rero turakomeye, turi uruganda, turi ku isoko. Ibi rero byahinduye ubuzima bwa koperative. Abanyamuryango bayo bayibonamo ibyo bakenera mu buzima bwa buri munsi, bagashobora kwiteza imbere, kandi n'abakozi bahabonye akazi bafashwe neza. Koperative bifiteho ayo mafaranga, urumva turacuruza, ubu tugiye ku isoko barayazanye. Umworozi uje akavuga ati nenyeneye 500. Urugero tureba niki yabyishyura mu gihe kingana gute, dukurikije amata, tukamuhereza amafaranga agakama agira. Icyo rero niyo utakurikirana ngo ujye mu rugo ariko ubona abantu bishimye, ubona abantu banyuzwe n'ibyo barimo bakora. Icyo gihe twagiraga umukozi umwe man power, tukagira uwakiraga amata hamwe na kontabure, bari 3. Uyu munsi dufite abakozi bahoraho numero 19. Hanyuma dufite n'akajo tujya dukoresha banyakabyizi buryo bagera muri
hari ubwo tugeza na 20. Abakozi bacu bahoraho bafite ubwishingizi bwa rama. Abishyize hamwe nta kibananira, ariko iyo bishyize hamwe bakisunga BDF byo ni akarusho, kuko iterambere riratumbagira nk'uko tubibonye kuri iyi koperative y'aborozi b'Inyagatare bavuga imyato BDF ku bufatanye na RDDP yabateje intambwe, ubu bakaba bageze ku ruganda rutunganya amata.